Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane umusore utaramenyekana yinjiranye grenade mu nzu ikoreramo ba Kimyozi cyangwa se salon de coiffure iherereye mu karere ka Gasabo ahazwi nko kwa Nayinzira. Arayifungura abari bayirimo bagiye kumufata ngo batayibatera ihita imuturikana. Ahagana saa 12 nibwo insanganya yabereye ahitwa kwa Nayinzira urenze ku cyapa cy'imodoka. Nkuko tubikesha igihe.com, bamwe mu batanga ubuhamya babwiye iki kinyamakuru ko hari umusore waje arababaza ati iki kintu murakizi. Icyo gihe yakiberekaga ari grenade ariko akayibereka ari ku ruhande arimo anayifungura. Ngo winjiranye iyi grenade yamaze kuyifungura itangira gucumba umwotsi, bamubwiye ngo asohokane icyo kintu ihita imuturikana mu gihe bari bagiye kumusohora. Muri iyi nzu hari harimo abantu benshi bagiye kwiyogoshesha, bamwe bakomeretse ariko byoroheje, abandi baracyitabwaho n'abaganga. Ubu polisi n'abasirikari ndetse n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB barahiye insanganya yabereye. Kuri ubu hakikijwe ibirango bigaragaza ko hari gukorerwa iperereza ku buryo nta muntu wemere kuhanyura. Umwe mu bogosheraga muri iyi nzu yatangaje ko uwo muntu yari asanzwe amubona ndetse yari umukiriya usanzwe uza kwiyogoshesha. Amakuru avuga ko umwe mu bana biyogosheshaga ubwo byabaga yahise asimbuka mu idirishya rw'inyuma y'inzu. Kugeza ubu uretse wari ufite iyo grenade wahise uhagwa, nta wundi biremezwa ko yapfuye, gusa hari abajyanye kwa muganga mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe. Inkuru tuyikesha igihe.com. Aha ni kuri OGTV Show. Kora subscribe kuri OGTV Show ubashe kubona amakuru yo mu Rwanda no hanze yarwo agezweho. Murakoze cyane.